David witeguye kwakira umugisha w'Imana? Urabyiteguye mu izina rya Yesu? Witeguye kwakira umugisha w'Imana? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Fukama tugusengere mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ni Imana ifata umuntu ikamukura ahantu habi mu mukungugu ikamwambika umweru kuriya. Mama we naze nawe. Ngwino wa mubyeyi we. David uwabaha ubuhamya gatoya ku buhamya bwa David, azongera ategura igiterane ababwire ubuhamya bwa David. Acuruza ubunyobwa buryoshye na capati ziryoshye, abariyeho babihamya, sibyo? Yesu ashimwe. Uwo muntu niwe waje gushyigikira uyu munsi, ntago biri buze kutugora rero. Fukamureba hara mu iteraniro, wireba hano inyuma. Fukama neza wegutse, eguka kubera ko Imana irakunamuye mu izina rya Yesu kandi Imana irakweguye mu izina rya Yesu. Reka tugusengere wegutse. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri se w'imfubyi. David yansanze ahantu ntuye ntababwiye mu kwa 10 mu kwa 9 aje kuntumira kuri konseri ya 2023. Arambwira ati hari ukuntu abandi byanze, hari ukuntu ndi kugerageza bikanga. Ndamubwira ngo sinzi ukuntu bizaba bimeze, sinzi ukuntu bande yanjye bizaba bimeze, ariko munanshimirire bande yanjye kuko yamfashije kugira ngo David munzire muri konseri. Icyo nari nshatse kuvuga, Albumu ya David ashyize ku mugaragaro na albumu yitwa Indi Ntambwe. Na albumu iriho indirimbo zigera muri 7 Imana yamushoboje gukora mu buzima butari bworoshye. Bwa bunyobwa ugura 100, ya capati ugura 10, Imana irabishyigikira ikamushyigikira aho kugira ngo ayajyane mu bindi abandi bajyamo, akajyana muri studio agakora indirimbo audio ndetse na video. Aba Pentecote bagomba gukoreshwa n'umwuka wera. Twemera ko Imana ivuga kugeza uyu munsi kandi tukemera ko Imana ikora kugeza uyu munsi. Keretse tutari muri Pentecote, ariko aha ni muri Pentecote. Aha ni muri Pentecote. Abantu bemera ko Imana ivuga, bakemera ko Imana ikora, bakemera ko Imana atari inyugute, bakemera ko Imana atari ifoto, bakemera ko Imana idahinduka, bakemera ko Imana ifata abaswa ikabahindura abahanga bashobora kugira isi inama. Imana ishimwe, haleluya. Abantu bemera ko Imana ikura batindi mu mukungugu yarangiza ikabicazanya n'ibikomangoma. Ntabwo dufite Imana yahabayeho, dufite Imana ikora kugeza uyu munsi wa none. Dufite se w'imfubyi, dufite umucamanza urengera abapfakazi, dufite Imana ikora ibintu bidasanzwe mu gihe kidasanzwe kubera impamvu idasanzwe kugira ngo ihabwe ishimwe ridasanzwe. Ntago nzi ukuntu ibintu bimeze nk'ibisigo biri kunyadukaho, ntago ari ibyanjye, ntago ari ibyanjye rwose. Ariko niba bije gutyo mu byakire kandi mu byumve. Ntago naje gusiga, ntago ndi umusizi rwose, ntago ndi umusizi, ariko mu byakire mu izina rya Yesu. Iyi Imana ihari ibihari, Imana yacu irakora. Imana ishimwe, haleluya. David witeguye kwakira umugisha w'Imana? Urabyiteguye mu izina rya Yesu? Witeguye kwakira umugisha w'Imana? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Fukama tugusengere mu izina rya Yesu. Fukamureba hara mu iteraniro, wireba hano inyuma. Fukama neza wegutse, eguka kubera ko Imana irakunamuye mu izina rya Yesu kandi Imana irakweguye mu izina rya Yesu. Reka tugusengere wegutse. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri se w'imfubyi. Kuba uri se w'imfubyi hari icyo bivuze. Bivuze ko imfubyi ari abaragwa b'ubutunzi bwawe. Mana nuhabwe icyubahiro. Uri Imana yavuze ngo izuba ribeho ribaho, waravuze ngo inyenyeri zibeho zibaho, waravuze ngo ibiguruka mu kirere nibibeho bibaho. Uri Imana ifite ifamu mu kirere, uri Imana ifite ifamu mu kirere, wororera mu kirere.
wororera mu kirere. Nta muntu tuzi ku isi ufite ifamu mu kirere, ariko uri Imana ifite ifamu mu kirere. Uri Imana itangaje, uri Imana yororera mu nyanja. Nta muntu tuzi ufite ubworozi mu nyanja, ariko uri Imana ifite inyamaswa mu nyanja. Inyamaswa z'ibirarashyamba ni izawe, ubushobozi bwose buri mu biganza byawe. Uri Imana ikenesha kandi uri Imana ikiza. Uri Imana ivana abatindi mu mukungugu ukabicaza ku ntebe z'ibikomangoma. Uri Imana yavanye Dawidi mu ishyamba umwicaza ku ntebe y'ubwami, aba umwami udasanzwe. Turagushimiye ibyo ukoreye Davide muri iri teraniro. Turagushimiye ibyo ukoreye Davide muri iri teraniro. Turagushimiye kuri Imana ya Davide. Turagushimiye kuri papa wa Davide. Turagushimiye kumuhagurukije ku ntebe ukaba umwicaje ku yindi ntebe. Turagushimiye ko muhaye gutera intambwe iriya sije yatanze irimo ubuhanuzi, umuteresheje indi ntambwe. Turabigushimiye. Humugisha amaguru ye, humugisha amaboko ye, humugisha amaso ye, humugisha amatwi ye, humugisha inyama zo mu nda, humugisha umubiri we, muhumugisha mu majya, mumugisha mu maza, mu izina rya Yesu. Muhumugisha mu buryo bwose, ahakandagiye azagira umugisha, ahagiye agira umugisha. Mwagure cyane, tegeka mu buzima bwe, ongera uvuge mu buzima bwe, ongera witamurure, ongera wigaragaze, ongera umwishurire, ongera uritagurire iya misozi, ongera uyiringanize, ongera ucagagure ibihindizo by'ibyuma, menagura ziriya nzugi z'imiringa, zimenagure. Davide atambuke, ibyari bimuzitiritse turabizituye, duciye imigozi yariboshye amaguru, duciye imigozi yariboshye amaboko, duciye imigozi yariboshye ibye, tugaruje ibye, turabibohoje, tubohoje ibye, tubishyize mu biganza bye. Urakoze Mana, tubohoje ibyo Satani yazitiye n'ibyo yarwanije. Turwanisha imbaraga za Satani mu izina rya Kristo. Tubohoje ibyo abadayimoni bazitiye, turwanisha imbaraga zabo kuri Davide mu izina rya Yesu. Ariya magambo mabi yamuvuzweho ndayavuguruje. Hari ayamenye n'ayatamenye, hari amagambo umuryango we wamenye n'utamenye, ariko ariya magambo ndayavumye, ndayavuguruje mu izina rya Yesu. Iriya mihigo mibi yahizwe kuri we ndayivuguruje. Mvuguruje iriya mihigo, mvuguruje ariya magambo mu izina rya Yesu. Tumwatuyeho umugisha udasanzwe uvuye kuri wowe Mana. Tumwatuyeho umugisha udasanzwe uvuye kuri wowe Mana, umugisha w'ubwiza, umugisha wo kurabagirana, umugisha w'ubutunzi, umugisha w'ubwenge, umugisha w'igikundiro, umugisha wo kubaka urugo rwiza, umugisha wo kubyara, umugisha wo guheka, umugisha wo kubyara abayobozi. Tumusabiye umugisha, umugisha udasanzwe turawusabye, umugisha wo kurama no kuzura umwuka wera no gukoreshwa n'imbaraga zawe no kurindwa n'imbaraga zawe. Dusabye uwo mugisha wo kudahangarwa, wo kutavogerwa, umugisha w'ibyishimo, umugisha w'amahoro, umugisha w'ibyiringiro. Dusabye uwo mugisha, turawusabye. Tugushimiye Mana ibyo ukoze muri we, tugushimiye Mana ibyo ukoze muri we, tugushimiye ibyo ukoze mu buzima bwe. Turabigushimiye, turabigushimiye. Icyubahiro ni cyawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Murakoze, munyihanganire gutyo. Mutaragenda abashumba, mutaragenda, ndagira ngo protokole batuzanire albumu ya Davide muyifungure ku mugaragaro. Haleluya, haleluya. Iki gitaramo kiri mu mwuka w'Imana, mwabibonye, mwamwumvise. Twongere duhe Imana amashyi menshi, tuyivugirize impundu.
ndaza kurarika Joseline yihangane agaruke, duhamagare Dani Mutabazi nawe aze anasuhuza iteraniro, dore ntiyabasuhuje, badufashe kugira ngo dushyire ku mugaragaro iyi albumu. Perezida w'Urumuri, Presidente w'Abahetsi ndetse na Perezida wa Gorigota nabo batera intambwe badufashe iki gikorwa. Protokole baze kudufasha bakure kano gatuti hano, ntago biri buze kutugora cyane kubera ko Mwuka w'Imana yakoze imirimo ikomeye muri twebwe. Turi kumva arimo aragenda agenda, nta musatuzi twatumiye, nta muntu turi buvuze turi butume avuza induru kugira ngo abantu bashyigikire David tugiye kumushyigikira mu izina rya Yesu. Muzi umuntu wateguye iki gitaramo, uyu David mureba aha, muzi akazi akora. Abantu bamwe isoko rya Kimironko muzamura ibiganza. David muzi ko ari kanyabunyobwa, acuruza capati. Aba YouTubers mbahaye titre, mugende mwandike ngo kanyabunyobwa yaronshinze. Haleluya! Ni Imana ifata ibidafatika ikabihindura ibifatika. Yesu ashimwe. Ni Imana ifata umuntu ikamukura ahantu habi mu mukungugu ikamwambika umweru kuriya. Mama we naze nawe, ngwino wa mubyeyi we. David uwabaha ubuhamya gatoya ku buhamya bwa David, azongera ategura igiterane ababwire ubuhamya bwa David. Acuruza ubunyobwa buryoshye na capati ziryoshye, abariyeho babihamya, sibyo? Yesu ashimwe. Uwo muntu niwe waje gushyigikira uyu munsi, ntago biri buze kutugora rero. Protokole batuzanire iyo albumu, nyamuneka nimutera intambwe. Mikrofone zigera inyuma gatoya kugira ngo abantu bajye imbere yazo, kugira ngo zibajye imbere uko ntago bagiye kuririmba. Mwaza imbere ya mikrofone mwese uko muri hano, tugakora umurongo hano imbere y'izi mikrofone. Murashyikiriza umushumba iyo albumu ya mbere, albumu ya David ashyize ku mugaragaro. Na albumu yitwa Indi Ntambwe, na albumu iriho indirimbo zigera muri 7 Imana yamushoboje gukora mu buzima butari bworoshye. Bwa bunyobwa ugura 100, ya capati ugura 100, Imana irabishyigikira ikamushyigikira, aho kugira ngo ayajyane mu bindi abandi bajyamo, akajyana muri studio agakora indirimbo audio ndetse na video. Mu buzima bugoye, mu buzima bwo gupfundikanya abayeho mwese muzi, cyangwa se ushobora guhita utekereza abakanyabunyobwa uburyo baba babayeho, ariko Imana ikamushyigikira agakora indirimbo, agategura igiterane nk'iki ngiki. Ni igiterane kirimo amafaranga byonyine, n'aya matara n'urusengero turimo n'aba bintu byose, gutumira ahantu hose wagiye umubona naho wamwumvise n'amafaranga. Ibyo ni ibintu yakuye mu bunyobwa n'amacapati. Ni Imana ifata ibintu bidafatika ikabihindura ibifatika. Mu rusengero nk'uru nguru rwiza, ku makorari nk'aya ngaya nka Gorigota, mukambara neza, nimwinube. Imana ibaha umugisha kuza gushyigikira uworoheje nyuma y'abandi, uworoheje inyuma y'abandi. Imana ntizabyibagirwa. Hari ibiterane bikomeye mwakoze, hari nibyo muzakora, hari imidugudu ikomeye yabatumiye. Uyu munsi mwakoze igikomeye kurusha ikindi. Abahetsi, Urumuri, Imana ntizibagirwe ko mwashyigikiye umukene, umutindi uri munsi inyuma y'abandi wo gushyigikirwa. David yabayeho iwabo nta mituwere bazi, yishyurwa n'abantu bano babatera nkunga. Ntago ari umuntu wo mu bakire, ntago ari umuntu wavuye ahantu hakomeye. Kugeza uyu munsi yagiye ashyigikirwa n'abantu, ari umwambaro, ari kugira ngo yige primaire ayirangize. Ni abantu bagiye batanga ubutunzi bwabo. Ngiyo flash ya mbere ku mugaragaro. Uyu munsi albumu ya David igiye ku mugaragaro, kandi umushumba yamuhesheje umugisha. Ntabwo ari bwongere kubivuga, ntabwo ari bwongere kugira irindi jambo yatura, ahubwo navuge mu ijambo rimwe ngo Imana ishyigikira iyi albumu, izi ndirimbo zizagere kure aho abantu batagera n'amafaranga atagera. Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri Imana ijya ishyigikira umurimo wayo. Izina ryawe Mana nirihabwe icyubahiro. Turasenze kugira ngo izi ndirimbo
Uwiteka Mana ishobora byose, buri muntu wese uzazumva zizaherekezwe n'imbaraga zawe, azahembuke, azahinduke, azasubizwe imba bitewe nuko Mana izi ndirimbo Mwuka Wera ziherekeje. Ubutumwa buzagere kure kandi buzakundwe bitewe n'imbaraga z'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen, amen, amen. Ntabwo turi butinde, turagira ngo abantu bifuza gushyigikira David, ntabwo turi bubwire ngo ngwino utanga igitambo, ngo nuza ngo birakuguranira. Oya, bagukore mu ntoki bagufelicita bano bantu bari hano, abari buhagume bagushyigikira ntacyo bitwaye. Turashimira Karenzo uri gukora aya mashusho. Ubusanzwe amavideo arayahenda cyangwa se hari amafaranga ashyiraho, ariko David yaramufashije ku buryo bugaragara. Ndi umunyamakuru kwe musinga ubukwe cyangwa ibitaramo byaca amafaranga menshi, ntago nigeze nca David amafaranga, arabizi. Dani Mutabazi ni umuhanzi ukomeye, bimusaba abacuranzi ababekers kugira ngo muhagurutse mu by'ukuri n'amafaranga, kandi atari bya bindi ngo abahanzi baca amafaranga, ni ibikorwa nyine baba bakoze, ariko nta mafaranga yaciye David mu by'ukuri. Aje aturutse Nyagatare kugira ngo ashyigikire David. Imana imuhe umugisha. Tugira ngo tubabwire ahantu hari ipfundo ry'umugisha. David bampe telefone yawe, uzane telefone yawe, uyifite ayizane. Hari ipfundo ry'umugisha. David aroroheje, ushobora kujya mu gitaramo cy'umuntu ukomeye ugatanga y'amafaranga ntazana kwibuke. Uyu ni umwana uzarekonesa, nataha muri ya geto yiwe y'icyumba kimwe, ibirenge birara hanze, ararara yibuka imirimo y'Imana yabaye. Kandi ikintu gikomeye si amafaranga turi bukure muri iki giterane, atmosphere y'Umwuka Wera yabaye aha hantu niyo yanshimishije, nicyo cyankoze ku mutima, niyo main purpose ya David. Imana ishimwe. Baragukora mu ntoki bagufelicita, uri bugire icyo avuga kugira ngo ushyigikire. Ntago ari bya bindi ngo nzatanga ya ntuzayatange, ntujye kubeshya umwana w'abandi. Arakennye kandi Imana izamukiza, izamuzamura, indi ntambwe azayitera mu izina rya Yesu. Uvuga ikintu wumva uzasohoza, hituri bunakwandike, nta muntu uri bwandike abantu kugira ngo batazajya David atazarara amajoro ahamagara ngo ya mafaranga wanyemereye ngo twatuntu. No, nta muntu uri bwandike mu by'ukuri. David mpa telefone yawe, ugiye kuvugana nimero yawe ya telefone, ariko abari hano kugira ngo mbabohore, uwari bugira icyo avuga arakivuga, narangize asubire mu mwanya we, ariko mu mufelicite asubire mu byicaro bye, ntacyo bitwaye. Ariko uwagira icyo avuga ndamuha mikrofone, ntacyo bitwaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana ni mwiza, Umwuka w'Imana araha. Haleluya. Biratangaje, hari umwe wambwiye ngo uzi ko uyu munsi abantu bitabiriye nk'ari igiterane cya paruwasi, iby'agaciro. Haleluya. David ni ukuvuga ngo ni paruwasi, mushumba mumbabarire ariko ni imbaraga z'Imana. Rero ndi umuyobozi wa David muri korali ririmbamo, rero nanjye nifuje kuzamushyigikira. David nzamuha 100 byo gukomeza gushyigikira umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Abaririmbyi bagenzi bawe banejejwe n'intambwe bateye, kandi turagushyikiye nka korali abahetsi. Ayo mafaranga nzayatanga mu izina ryanjye nk'umuyobozi wa korali, ntabwo ari mu izina rya korali, ariko ubwo natanze korali bayatanze. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Yesu ashimwe. Uyu munsi wa none nateraniye ku matorero abiri, nagize akazi kenshi, hari harimo n'ibintu byinshi ngomba gukora. Nageze hano ngiye kujya mu zindi gahunda, nari naranibagiwe yuko hano hari igiterane cya David. Hanyuma ngeze hanze barambwira ngo ni umuntu woroheje cyane, ngo ni umuntu woroheje cyane, ngo ni umuntu w'umukene. Kandi rero umuntu woroheje n'umuntu w'umukene numvise binkoza ahantu, ndavuga nti reka nze mu gitaramo cye. Kubera iki? Nagize ishusho ndavuga nti yaza kuba ari umuntu ukomeye, hano haba haparitse imodoka zo ku rwego rwo hejuru, abantu bakomeye bakaba baje, kandi abo sibo badukeneye cyane. Ubundi abantu badukeneye ni abo ngabo babakene, ni abo ngabo badafite abantu bitabira ibintu byabo. Ndavuga ni rero ibyo abakomeye wenda nzareka kutabizamo, ariko reka nze mu bintu by'umuntu woroheje. Hanyuma mwumvise ko kino giterane kirimo umwuka w'Imana cyane. Rero ngiye kugenda mu kanya,
ndaza kubasigira pasiteri Furaha, we ntabwo yemerewe gutaha igiterane kitarangiye, ngo nyine namuhaye inshingano garasigara mu izina ryanjye. Niko bijya bigenda iwacu mu gipasitori, ntabwo mwasigara hano mudafite umupasitori. Ubwo umupasitori ndi ubasigira ni pasiteri Furaha, ntabwo twabivuganye ariko nyine ubwo ari ihangano, ngo byarangiye ubwo nabitangaje yihangane. Hanyuma David azaza mu biro kuwa gatatu, nzamuha 50,000 nibyo nguze iyi flash. Murakoze. Arakoze cyane umushumba, Imana imuhe umugisha. Reka mbabwize ukuri, David twatangiranye urugendo ategura iki giterane. Iyi si yacu abarakore dufite muri iyi minsi bashyigikira umuntu ugize icyo afite. Uwo abwiye ngo basi uzambere protocole, basi uzambere coordinateur. Uriya mudamu Imana imuhe umugisha, twamutoye kuwa gatatu ejo ngo abe coordinateur. Babakire simpari. Ndabwira David nti uribuka kuri Kanyabunyobwa, niko namubwiye. Yatumiye inama ntibaza, iya kabiri ntibaza. Ndabwira nti bro, tegura abantu mureshya, ambara inkweto yawe. Aba bantu ujye ushyira ubunyobwa mu isoko, aribo bazakora protocole, aribo bazakora service, bizagenda neza, Imana izagushyigikira. Turashimira itorero rya hano i Remera kugira ngo hano bahakoresha, murabona amatara n'ibiki byose n'amasuku ya hano, hari amafaranga bajya basaba kuhakorera igiterane, ntago bayaciye David. Imana ibahe umugisha. Hahandi uhamagara umuntu, naramubwiye ngo ntago ubucuti bwawe buri butangirire uyu munsi. Umuntu uparitse imodoka David Kanyabunyobwa, turi bugende none aha ngo umubwire ngo mutangirane ubucuti. Oya, jya ahantu ureshya naho, Imana izagushyigikira. Byonyine amarira muri kurira ni ikintu gikomeye Imana yakoze. Nimero ya David, fungura telefone yawe, muhe na 500, muhe n'1,000, Imana iragushyigikira. Ntabwo ari amafaranga yo gukoresha, kuko ibi ngibi yakoresheje amafaranga menshi. Baramututse, yarambwiye ati ubu amaze icyumweru hano, mutabona yananutse gutya, amaze icyumweru hano atarya atanywa, asenga Imana. Ndi umugabo wo kubihamya, kandi uko nukuri ntago ari uguteka imitwe. Asenga, naramubwiye nti wa mwana uko ugiye kwicwa n'amasengesho. Arambwira ngo Imana izanshyigikira, ndabizi. Yakoresheje amafaranga menshi, bamwe bakamutuka, wateguye ubukwe, washakishije uburyo, warundanyije, urabizi kuri umukene, bya bisongo nyine abantu muri iminsi batanga. Fungura telefone yawe, turavuga izina ryawe, ntago turi buvuga amafaranga watanze, tugusabira umugisha basi. Kanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 1, akanyenyeri 1, ukande 078 06 28 2 40. Hano hari ibiseke ushobora gushyiramo kashi. 078 06 28 24 ni nimero ya David. Ndavuga izina ryawe ariko sindi buvuga umubare utanze, tugusabira umugisha. Reka duhereze n'abangaba Perezida wa Gorigota. Haleluya. Nejejwe nuko David acuruza ubunyobwa, ko muri business ya mbere bambwiye ngo nkore, nanjye bari bambwiye ngo ncuruza ubunyobwa, ariko ndashimira Imana noneho ko nyoboye korari. Imana ishimwe. Hanyuma rero hari korari yarimbye ngo dusubije amaso inyuma, umwana ya Antona yanabwirije, agira ngo nanjye mwifurize yuko mu minsi iri imbere yazaba aririmba ngo nsubije amaso inyuma, bitewe n'ibyo Imana izaba yaramukoreye. Kubw'ibyo korari Gorogota natwe tumwemereye 150 byo kumushyigikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nimero ya David ni 07 8 06 28 2 40. Tenebo nini wayo. Haleluya. Ibintu biteye sinabona kuntu mbivuga. Iyo watamunze Imana navuze ngo ni ibintu biteye agahinda, ariko reka mvuga ngo ni ibyishimo kubona umusore nk'uyu nguyu
atekereza ku Mana no kuyikorera nta bushobozi, mbese akemera agakora uyu murimo, ni ibintu kubifata biragoye. Ariko nka Korali Urumuri turagira ngo utuze kandi ukomere. Nabaye Muboyi muri za 87 i Kanombe, atari uko mvuka mu rugo rubi, ari uko ari ubuzima ngira ngo nayiga ishuri. Kubw'uyu musore rero natwe Korali Urumuri tuzaguha ibihumbi 100 igihe kidatinze, ariko kandi ndifuza ko David nanjye nazasa nk'umubera umubyeyi we. Icyo kintu ni ikintu mvuze ntavuganye na madamu kuko sinenze ko ibi biba, ariko ntekereje iby'Imana yakoze n'iby'igikora n'iby'izakora. David ngomba kumuba bugufi nanjye akambera mu bana, nkumva yuko nanjye nazamukoreraho umugisha. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze, Imana bagirire neza. Arakoze cyane, Imana imuha umugisha. Gushyigikira uworoheje wo muri bo, Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndumva yenda Musalima aravuga ibya David, akabivuga nk'umuntu yenda bahuriye muri Kigali. Twebwe rero turabivuga nk'umwana wakuriye ku birenge byacu. Reka nsabe madamu yigire hino. Hanyuma uyu muryango twebwe twaje duturutse muri Nyaruguru aho David avuka. Mu by'ukuri ni umwana wacu. Uyu muryango turaturanye. Yewe byandenze. Nigeze kubona pasiteri yagiye. Pasiteri Theogene yasenze ahita agenda. We twarabanye arabizi. Yewe rero uyu ni madamu. Uyu mwana yakuze tureba aho yavukiye turahazi, uko yakejejwe turabizi, uburyo yabayeho turabizi. Uyu ni mama we. Turashima Imana uburyo intambwe David arimo kugenda atera, uburyo wajyaga ari umwana avuza ingoma mu rusengero, atangira kwinjira mu rusengero. Turabishimira Imana. Kuva rero i Nyaruguru tukashaka amatike, nkazana na madamu kugira ngo tuze twihere amaso kandi tumushyigikire. Amafaranga ararushya, aranagora kugira ngo yabone, ariko iyo ubanje Yesu imbere byose birakunda. Amen. Twebwe natwe turi abakristo. Genda umudiyakoni na madame ni umudiyakoni ahantu bita Ikiyonza, ariho David akomoka na mukecuru we. Gutura naho ni hafi. Twebwe rero turarebye dusanga umuryango wacu natwe tugiye gushaka ibihumbi 50. Tubikoherereze kandi ndumva n'ubundi uko dusanzwe tubashyigikira n'ubundi tuzakomeza tubashyigikire. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha.
ntekereza ko hari abantu bakoresheje nimero ya telefone, hari abantu bashyize mu giseke, hari n'abantu bagambiriye kuzashyigikira David bitari uyu munsi. Ndashaka kongera gusubira nimero yo ya telefone nyisubiremo kugira ngo uyibike, Imana nigira ikigufasha uzamushyigikire. Nawe ni abanyamakuru bagenzi banjye, harimo ba Bienvenue, harimo ba Moses, harimo ba Prince sinari nabonye ko waje bro, haguruka usuze iteraniro. Yitwa Prince Shumusho, turakorana, umunyamakuru. Imana iguha umugisha kuza gushyigikira David. Turashimira abahanzi bagenzi ba David baje kumushyigikira, Imana ibaha umugisha. Nimero ya David ni 07 8 06 28 240 07 8 06 28 240. Imana iduha umugisha. Uvuge ngo Imana iduha umugisha. Dani Mutabazi agiye kuririmba indirimbo twavuganye, nasoza David araza, kuko ari gufata n'amashusho y'izi ndirimbo ze, araririmba indirimbo ebyiri, turaza gukurikizaho za korari. Yego, murahari korari? Abahetsi murahari? Gorigota murahari? Okay, sawa. Birajya biterwa n'uburyo murajya mugira, ndaza kubabwira uburyo mugenda mukurikirana kandi vuba vuba bikagenda neza cyane. Dani, ariko nanjye munshimire, mba nayoboye neza, sindi umuntu mwizara. Haleluya. Rero bya David yakomeje kungora cyane, nakomeje kwifata mvuga ngo nzakomeza mushigikire nkuko natangiye mushigikira. Bakomeje kuvuga hano bikanyabunyobwa, nge nkibibona naratunguwe cyane, kuko duhura bwa mbere namusanze muri studio, turaganira bitewe n'uburyo nari numvise indirimbo ye numvise icyo gihe yankoze ku mutima, bintera kumubaza amakuru ye, kuko ndi umunyamuziki, mpura n'abanyamuziki batandukanye, nibwo agera naho ambwira akazakora, kuko nari mubwiye ati indirimbo ko nayikunze, ko numva nagufasha mu kuyikora amashusho. Arambwira ati rero nta bushobozi mfite, bitewe n'akazi nkora nta mafaranga nabasha kubona yo kwishura video. Asobanurira akazi akora, arambwira ati ngewe ncuruza amagi kuri palette, anacuruzaho n'ubunyobwa, ncururiza mu isoko ya Kimironko no mu isoko ya Remera muri Sale Motor. Ndi umuzunguzayi, amafaranga yo gukora video ntabwo nayabona. Ndamubwira ati humura nzagufasha. Ariko icyo gihe numva wagira ngo arambeshe, sinabyumvaga. Nibwo bukeye mbaza producer, ndamubaza ati se uriya mwana nasanze hariya muri studio akora iki? Arambwira ngo acuruza ubunyobwa n'amagi. Numva birandenze, mpita afata umwanzuro wo kumukorera video. Icyo gihe dukora iyo video n'indirimbo nziza
mujye kuyireba kuri YouTube. Iyo ndirimbo yankoze ku mutima, nawe nuyirebe iraza gukora ku mutima. Ni nziza cyane, ndayibakundishije. Irimo amavuta y'Imana. Nimwandikamo David iri gukunze, murahita mumubona muyirebe. Hariho n'indi n'ingi yitiriwe album, biraza kubarenga. Rero David kugeza uyu munsi aracyakeneye ubufasha bwacu, nawe uri aho ngaho, kugira iyi mpano afite abashe kuyigeza kure. Nge kubwanjye shingiye ku byo mukorera, uko bukeye uko bwije, nemeye kumufasha muri urugendo rwe kugeza igihe azashaza, niko nabivuga. Niyo mpano muhaye kubwa uno munsi, kuko impamvu y'ibi byose akunda uyu murimo cyane, nkuko nani yabivuze hano, MC Fidel. Uyu mwana arasenga cyane, nicyo kintu namukundiye. Rero dukomeze kumushyigikira, dukomeze kumupushinga, Imana izaduha umugisha. Murakoze. Yari Karenzo Pro. Arakoze cyane Karenzo. Karenzo akora video nziza, muramuzi, amwemereye inkunga ikomeye. Nagori taherutse kubakorera indirimbo kandi nziza cyane. Indirimbo imwe ihagarara 2,500. Iyo ari yoroheje ya make, ya yindi ya feke ni nka 200. Impano nk'iyo ngiyo rero ni impano ikomeye, kuzarinda bwo David asaza amenya agashira mu kanwa. Udafite ishari wakongerwa Imana amashyi. Bahiro Yesu. Igihe kisarura gishize, abakozi bose bazata, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, numa mwamubundi imbere ya igihe kisarura gishize, abakozi bose bazata, kandi umwami w'abazabakira ababwire ati mwakoze neza Mana yanjye, ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, Mana yanjye, ntege kubu unkoze imbere yawe. Haleluya, Haleluya. 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 Wahereza Imana icyubahiro. Ibintu byose biri gukorerwa aha ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Twatinzayo nanone rwose, twakongera tukazamura icyubahiro cy'Imana n'icy'Imana. Haleluya. Ongera utinzeyo gatoya. Imana ishimwe cyane ko ari Imana ikomeye. Yes. Haleluya. Yes. Ingireho kuri mikrofone gatoya. Yes. Haleluya.
Yes, yes. Hallelujah. 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 uwashinyaguriwe ku musaraba, wa wundi wapfuye akazuka, aherutse kunsura mw'ijoro ry'umugisha, arempera mu butumwa kw'itorero, ngo nimumese ibishura mucana amatabaza, kuko ijoro rirakuze, ndaje vuba nyoro umugeni, ndaje vuba nyoro umugeni. Yorodani ndi imbere, niyatuma nsubika urugendo, kuko imboni z'amaso yanjye zitabona aho niho nzabiteka, nzarira nzarira amarira y'ibyishimo, nibona Yesu amaso ku maso, ndanyambika ikamba ry'ubugingo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, nzarira nzarira amarira y'ibyishimo, nibona Yesu amaso anyambika anyambika ubugingo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo. Ngaho nimuve mu masoko y'ibitagira umumaro, mukorera Imana by'ukuri, dore agakiza kacu karatwegereye cyane kurusha igihe twizereye, dore agakiza kacu karatwegereye cyane kurusha igihe twizereye. Yorodani ndi imbere, niyatuma nsubika urugendo, kuko imboni z'amaso yanjye zitabona aho niho nzabiteka, nzarira nzarira amarira y'ibyishimo, nibona Yesu amaso anyambika anyambika sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, nzarira nzarira ibyishimo, nibona Yesu amaso anyambika anyambika ubugingo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, sinziyumanganya, aye sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sarira amarira y'ibyishimo, nibona
mbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo yo, sinziyumanganya nzarira ibyishimo. Haleluya! Amen. Tuzahembwa, tuzagororerwa ibiruta cyane by'inaha. Haleluya! Yes. Niho umusozi witwaga Karuvari wo mu gihugu cy'abasogokuruza, aho niho babambaga bambuzi, abagome ndetse n'inkozi z'ibibi. Yesu niho bamubambye, maze yikorera ibyaha byanjye. Yarababaye, yarakubiswe, maze yemera n'isoni zaho. Ubu ndashima Yesu wanduhuye. Yewe Karuvari, Karuvari, yewe Karuvari, wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Yewe Karuvari, yewe Karuvari, wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Nageze ku musaraba, maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena maraso, imitwaro yanjye yaraguye. Nageze ku musaraba, maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena maraso, imitwaro yanjye yaraguye. Nageze ku musaraba, maze mpabwa izindi mbaraga yo, kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso, imitwaro yanjye yaraguye. Yewe Karuvari, amaboko tukaramya Imana. Yewe Karuvari, wamenetse w'amaraso, ibiganza byawe ntabwo nza kwibagirwa. Yewe Karuvari, Karuvari, yewe Karuvari, wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Karuvari, 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 waranduhuye. Karuvari, 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 waranduhuye. Karuvari, 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 waranduhuye.
haleluya Hallelujah. wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimbuze wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ndashaka kuvuga ibyo uherutse kunkorera bimaze kumutima wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimaze kumutima wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimaze kumutima ubwo wakoraga biteye ubwoba tutabyibwiraga twaratangaye uwiteka waramanutse imisozi itenguki n'imbere yawe nakubonye ukora ku manywa na nijoro nakubonye ukora 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 Hallelujah. 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 Mana ishimwe. indirimbo bampaye zasoje ariko nyemerera niba nawe hari ahantu mu mfuruka wibutse ko ari ukuboko konyine ko witeka kwabikoze yakwinjiza tugiye kuvuga ngo nakubonye ukora twese tuve hasi dusimbukire uwiteka tumubisindire nubishobora urambura amaboko nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye nakubonye ukora 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 Hallelujah. Hallelujah. Mana ishimwe. haleluya Amen. gira gutya Mana ishimwe. namubwire haleluya Amen. ubaye utari kubyumva waba utaragera ahantu wabuze igisubizo uwiteka akamanuka agakora ikintu ukabura mu isibo ukabura mu murenge ukabura ukabona ukuboko twakongera tugahereza imana icyubahiro ibyuma bihagaze haleluya imana irakora Hallelujah. reka mbabwire imana yifitemo ubushobozi bwinshi bwo gukora ibintu byose byananiranye ushaka inzira ukayibura Yego. uwiteka afite inzira kandi irambye inzira y'uwiteka ntabwo igiyobya turashimira uwiteka iri joro haleluya mugihagaze kuririmba narangije ariko mugihagaze mu bwiza bw'Imana ndabwira uwiteka ngo uwiteka ukomeze umfashe nkunda gukorera mu cyubahiro cy'uwiteka ibyuma bihagaze namwe muhagaze reka mbabwire uyu musore nimunahurira hariya mu gikari uzamushyigikira uvuga uti nkwiriye kumushyigikira babikomojeho ngo mvuye Nyagatare nagiyeyo ejo ariko kuba narindi Nyagatare ni konseri nafashe kuko ababizi neza muri coordination
hari itariki ya Davide yapfuye, yego iriya niyo nayo narasevinze. Ibintu byiwe bizutse bizukira mu ya Nyagatare. Ndavuga nti rero David ngwino hano ari kubw'icyubahiro cy'Imana. David yansanze ahantu ntuye ntababwiye mu kwa 10 mu kwa 9 mu kwa 9 aje kuntumira kuri konseri ya 2023. Arambwira ati hari ukuntu abandi byanze, hari ukuntu ndi kugerageza bikanga. Ndamubwira ngo sinzi ukuntu bizaba bimeze, sinzi ukuntu bande yanjye bizaba bimeze, ariko munanshimirire bande yanjye kuko yamfashije kugira ngo David munzire muri konseri. Icyo nari nshatse kuvuga, yiyushye icyuya. Ibaze mu kwa 9 nibwo yansanze mu rugaje kuntumira. Nange ndavuga nti ngomba kuzaba mu gitaramo. Ku buryo abantu ba Nyagatare nababwiye ngo turakorana vamidi après midi munyihanganire njya gushyigikira David. Kuva saa 7 ngeze hano saa 12 murabibonye. Ariko ntabwo ari ugutinda mu magambo, ahubwo ndashaka kubabwira yuko ibintu mwagiye mucaho ngo mukene iki, icyubahiro cy'Imana kigomba kugaragara ahantu hose nta zindi excuse. Icyubahiro cy'Imana kigomba kugaragara ku mukire, kikagaragara ku mukene. Mbibutse yuko icyubahiro cy'Imana cyabura muri arena, kikabura hariya muri stade, kikagaragara hano i Remera ku bwa David. Narimvuze ibi kugira ngo nuba uri no mu cyumba cy'amasengesho, niba nagutumira mu cyumba ujye uvuga ngo nubwo atari igiterane kinini, nubwo ntagiye gukora ibihambaye bitewe na sonorization, bitewe. Reka mbabwire, Uwiteka akunda ibintu byiza, ariko akunda na wa mutima uvuga ngo nubwo hatari sente ndavuza ingoma y'uruhu, ariko kugira ngo icyubahiro. Hallelujah. Reka mbabwire, mwabyigishijwe kenshi, ariko icyubahiro cy'Imana wagikoreyemo, wakigendeyemo, hari ibintu byinshi wakwikuraho bituziritse kubera amaprotokole, kubera iki, ngo imvura, ngo ibiki, ngo icyubahiro cy'Imana tukigendane. Hari ibintu byinshi bizakira, hari ububyutse uzagira kubera ko wabanje guha agaciro icyubahiro cy'Imana. Amen. Ndasoje, Imana ibaho umugisha. Icyo ntajya niyibagirwa keretse iyo ndiganijwe no kubabwira ko Yesu ari bugufi. Twava naha iri joro akaza n'ejo yaza, ariko amakuru mfite ntajya mpfa kwibagirwa no kubabwira ko Yesu ari bugufi. Mwihane, mwiyeze, mwature, muhinduke. Yesu araje. Hallelujah. Amen.